uve iwanjye ngiye gushaka umugore. Umva wowe gwino hano umaze iki gukora isuku byaratunane muvanga murya ibiryo by'ubuntu amazi nayo ubuntu hari ubwo njya mbishyuza grafe sibyo urumva shatse wowe nicyo gitwe gwino hano agarara hano umaze reba hano hari umwanda tunganya hano se ese ntabwo uri kumva wowe mwagiye mugira isuku amakuru doctor ntabwo uri burare hano wowe ntabwo muri burare mu gipangu cyane ubundi mwashaba ni murya iby'ubuntu hano nagize ikibazo cya petit frère wanjye hagarara hano yagize ikibazo ikindi cya kabiri ndashaka umugore ngiye gushaka umugore nimurare muri ino nzu nimurare mu gipangu cyane twumvikane ndabihanganiye ntako ntagize sibyo nabazaniye amazi singaya amazi nabazaniye amazi wavuga ko ari hano mu rugo bibaye byiza mwabagera nabakurira ibintu rero ugasanga byaba na ngombwa tukaba twamujyana ku Emi watuvugishije no mugomba kuva hano ese ntago ubona ko ari Debra na Grace waritse ibyo bintu Emi mushaka nk'umuntu neza urupapuro mushaka nk'umuntu mushake aho umuntu ngiye ibintu muri nta kibazo kabisa ni Debra na Grace w'i Rwanda rwose mugerageze muze mu ngaho reba ibintu muri gukora aya sa amatara mwakuyeho yego nose muzangiriza mugeze ryari tuje hari ibintu ndambiwe mu rugo nako umuntu abatara shiri ariko ntagize koko ariko umuntu abatara yisi DNA test ko si DNA test kuretse gato ariko umuntu abatara abashakira DNA test iri mu mazina yawe na Emile urarakuburi je na Emile uyu mwana se mwapimishaga ni jewe na Emile use Emile je nawe nwitiye none se ibi ni ibiki nyine katurebeshe uri murambeshya nawe nano turebe nimiza nano turebe nagumuraranga si DNA test yongiye mbahaye ikaze muri episode ya 67 aho Debra byamunaniye kwifata akaza kubwisuku iriko si Camalade. Ese Camalade yabyakiriye gute nyuma yuko yumvise ko umwana Grace atwite karuwa Emile? None se byagenze bite uko Emile ndetse na Grace babyakiriye bo byabagendekeye gute? Ese byarangiye bite ko Camalade yaramaze kumenya ukuri kose? Ese byarangiye gute? Reka turebere hamwe na muri video ntoya cyane. Ese Debra ntabwo yabakoze ishano rikomeye cyane? Ese Debra ibi bintu akoze ntagazegera byicuza? Ese biri buze kurangira bite? Ese ntabwo Camalade ribuze guhita afata umwanzuro ko yakwirukana Grace ndetse na Emile? Ariko se ribuze kwirukana umusazi this way? Reka tubyangaho tukomeze turebere hamwe. None se byagenze gute kugira ngo ubundi Camalade abone rupapuro? Ese ubundi rupapuro rwageze hariya bari gute? Ese ni Camalade waruzanye muri makeya cyangwa ni Emile na n'ubundi dore ko yasaze mu buryo bukomeye cyane akaba nabwo yari yarusaranye? Ese ni Grace waje kuba yaruta hasi bitamuturutseho nyine bimuguyeho? Ese byagenze bite? Reka tubirebera muri iyi video. None se ubundi mbere yuko bigenda guca byatangiye gute? Ibyice mwabibonye ukuntu Emile yasaze ariko mu gusara kwe turabizi neza ko ari imipanguye. None birangiye Camalade amenye ko umwana Grace atwite karuwa Emile? Aho ngaho birabe byari biba amaraso. Ese nibisa kumenyekana ko mu busare bwa Emile hari Grace wabigizemo uruhare, biri buze kugenda bite? Tubihanga amaso. Ndakurarikiye nuzacikwe na episode ya 67 ku munsi w'ejo. Ni ku isaa 6 zuzuye uzabona episode bitakugoye. Kora subscribe ufungure nizogera kugira ngo uzabone episode nshasha.